ufite umukunzi ni kimwe, ariko nanone igihe mumarana cyangwa se n'umubano mufitanye, rimwe na rimwe ashobora kuba aguca inyuma cyangwa se akaba ataguca inyuma, ariko ibimenyetso akwereka akaba ari kimwe mu bimenyetso simusiga bikwereka ko agiye kuguca inyuma cyangwa se anabiteganya cyangwa se bikaba binari mu mutima. Bimuzongeye kukwereka ibintu bituma umukunzi wawe aguca inyuma. Kuba aguca inyuma rimwe na rimwe hari bimwe ku ruhande rwawe utanoza mu rukundo rwawe nawe, rimwe na rimwe haba mu buriri cyangwa se n'amagambo ukoresha, ibikorwa umukorera akaba ari kimwe mu bintu bishitura mu kuba yaguca inyuma. Ese ibyo bintu ni ibihe? Niba ugize amatsiko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanze, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho, nanjye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, uhawe ikaze ku muyoboro w'abasobanukiwe ibyerekeranye n'urukundo. Kimwe mu bintu bituma umukunzi wawe aguca inyuma harimo kutamunezeza mu buriri. Ndavuga wowe wa mugabo we nawe wa mugore we. Kimwe mu bituma urukundo rwanyu cyangwa se n'umubano mufitanye bikendera nuko usanga urugero umugabo ntashoboye mu byerekeranye no gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se n'umugore ntanezerwa. Rimwe na rimwe rero ugasanga umugabo agiye gushaka ibyishimo ahandi, ugasanga umugabo kuvuga uti umugore wanjye ntacyo ankorera cyangwa se mu buryo kinge nawe tubikorana ntabwo anezeza, reka nishakire undi. Iyi rero ni imwe mu mpamvu ituma aguca inyuma, utazagira ngo ni izindi mpamvu. Dukomeje ku yindi mpamvu ituma umukunzi wawe aguca inyuma, harimo kumwima igihe cyangwa se no kumwima keya cyane cyane. Kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga n'umugabo ajya kugura indaya ugasanga iyi nibwo itumye yigurana keya amuha, ugasanga ari kumwitaho, ari kumubwira utugambo twiza, amushima mu bwanwa, mukora hehe, ariko wowe ugasanga nyine mubayeho gisirikare. Oya, mu rukundo nyine bisaba ngo wigire umuntu uciriritse cyangwa se wigira umuntu wita ku mukunzi wawe. Rimwe na rimwe ushobora kuba ufite akazi gatuma nyine uhora uri karume cyangwa se uhora wikarumye, ariko ujya umenya ko niba uri umusirikare umeze utajya umenya ko igihe cyose ugeze mu rugo ugomba kwiyoroshya imbere y'umugabo wawe kugira ngo mubashe kuba mwakubaka urugo neza. Kuko kimwe mu bintu bituma naguca inyuma nyine niba munakundana cyangwa se munabana, ariko ugasanga nyine wowe ufite ako kazi ntukunze kumwitaho, ashaka wandi uramwitaho, rero ugasanga rero nibyo biri gutuma aguca inyuma. Banza rero ubikosore niba ufite tumwe mu tugeso tujya kwitwara nk'utu ngutu. Ikindi kandi gituma umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe aguca inyuma ni ukumwima umwanya. Igihe cyose muganira jya ugerageza umuha umwanya. Ashobora kuba afite ikintu ashaka kukubwira cyangwa se kugusaba, jya ugerageza umuha umwanya, kuko nibyo bituma ubasha kumenya ese iki kintu ambwiye nagishobora cyangwa se sinagishobora. Buri kimwe cyose ubanza ukiriho uvuga uti kumwima umwanya ni kimwe mu bintu biri gutuma umubano wacu udakomera. Rero gerageza cyangwa se uzanagerageze uha umwanya umukunzi wawe, aho kumwima umwanya ahubwo umuhe akubwira uti igendere cyangwa se nkwaye akanya nawe ujya mu kazi. Jya ugerageza umuha umwanya, ariko simvuze ngo n'umwanya wo gushaka amafaranga wose uwumuhe. Jya ugerageza nyine igihe uvuye mu kazi umuha umwanya muganire. Wa mwanya wafata agoreba muri telefone jya ugerageza ufate hamwe nawe muganire. Ushobora kuba adafite akazi nawe utagafite muri ayo masaha, uko ukagerageza ukaganiriza umukunzi, kuko ni kimwe mu bintu bituma urukundo rukomera. Ikindi kandi gituma umukunzi wawe aguca inyuma ni ukumurutisha abandi. Nyaboneka ufite umukobwa mukundana cyangwa se n'uwo musore mukundana, ariko ugasanga nyine umurutisha abandi. Iyo wakabaye uganira nawe uri kwiganira n'inshuti, uraganira n'abandi bantu bagiye batandukanye, wibereye kuri fani cyangwa se wibereye mu tundi tuntu tutanagufitiye inyungu, uri gukina gemu cyangwa se uri mu bindi. Umukunzi wawe rero arareba akavuga uti uyu muntu uri kunyima umwanya se, akaba yibereye mu bindi. Ubwo nawe nk'ifite icyicaro mu mutima we, ugasanga arimo arabyibazaho rimwe na rimwe no kukubwira, ugasanga biri kumunanira bitewe n'uko nyine abona ukuntu witwara nyine ntabwo ariko wari usanzwe umeze. Rero jya ugerageza wirinde kumurutisha abandi. Niba uri kumwe nawe gerageza ufate akanya muganire wowe nawe, apana kuba wibereye mu bindi bintu. Ikindi kandi gituma umukunzi wawe aguca inyuma no kumusuzugura. Nyaboneka wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wa mugore we,
Kuba ufite uwo mukunzi wawe ni kimwe, ariko nanone ako gasuzugura kugirira cyangwa se anakwerekana kimwe mu bintu ushaka kukwereka ko nyine mudakundana cyangwa se atanagukunda urukundo rwa nyarwo. Kugasuzugura uramubwira uti ngwino hano cyangwa se ngwino hano tunagira ibyo tuganira, nka byo navuze haruguru nyine guhana umwanya. Rimwe na rimwe rero hari igihe usanga agasuzuguro karabaye kenshi, ugasanga rero no kugira ngo uhe umwanya umuntu ugusuzugura ugahitamo kubireka. Ariko nyine mugerageze muniyunge, ayo makosa mufitanye muyagabanya, ariko ikintu cyitwa agasuzuguro ni kimwe mu bintu bisenya ingo nyinshi, kandi ni kimwe mu bituma niba uri umugabo usuzugura umugore wawe ahitamo kuguca inyuma mu buryo bwo kugira ngo yirinde ako gasuzuguro kawe. Ikindi kandi gituma umukunzi wawe aguca inyuma ni ukutamwitaho. Kutita ku mukunzi wawe ni kimwe mu bintu bibi cyane kandi bibaho. Kutamwitaho ni kimwe mu bintu bituma asanga undi, kuko ntabwo waba uhuye n'undi mukobwa ukwitaho, muriganirira, kenera akantu akakuzanira cyangwa se n'ikindi kintu runaka nyine akakigukorera mu buryo bw'ubushuti cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo abone ko muri kumwe. Ariko uwo mukunzi wawe ariko waragerageza igihe mwakabaye muri kumwe cyangwa se igihe akakwitayeho ugasanga ari kukubwira, mbese ugasanga arimo aravuga uti byikorere, cyangwa se ugasanga yazanye umukozi wo kugira ngo ibyo bintu ajye abigukorera. Rimwe na rimwe rero hari igihe usanga umugabo abona umukozi ari umwitaho akavuga uti wereka baremba nigiriye n'umugore, ahubwo ugasanga bikoze mu ibanga, ugasanga ngo uri umugore ariko mu rugo murimo muri abagore babiri, bitewe n'uko wagize ubuteganya buke mu kwita ku mugabo wawe, ntiwamwitaho mu buryo buhagije. Jya ugerageza rero wiyiteho kandi unite ku mugore wawe, umwiteho. Ikindi kandi gituma umukunzi wawe aguca inyuma ni ukumuca intege, ntimufatanye mu bikorwa bigiye bitandukanye. Kuba mukundana nyine uri umufatanyabikorwa wiwe, ntabwo uri umwe mu bantu muzeranye gutyo gusa, uri umufatanyabikorwa wiwe. Kumuca intege rero ni kimwe mu bintu nawe bimuca intege cyane, kuko bituma abona ko utari kumwe nawe kandi utanamwifuriza ibyiza. Rero jya ugerageza wite ku mukunzi wawe kandi wirinde kumuca intege, kuko kumuca intege nyine uba uzimuciye, kandi kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza ntabwo uca intege umukunzi wawe, ahubwo umutera kuraje ukamubwira uti ibi bintu byakorwa utya, byagenda utya, buri kimwe cyose nyine mukakiganiraho kugira ngo ibintu byanyu bibashe kuba byagenda neza cyane. Kuko igihe cyose ugaragaje ugaca intege umukunzi wawe, bituma abona ko nyine utari kumwe nawe, bituma rero abona ko utanamwifuriza icyiza, kuko ushobora kuba ari ikintu cy'iterambere. Jya ugerageza rero umufashe, nibyo bizatuma n'urukundo rwanyu rukomera, rukaba urukundo rw'intangarugero, kandi ubabonye akifuza ko cyangwa se nawe akifuza ko yakundana nk'uko mukundana, akaba yanaza gufata amasomo mu rukundo rwanyu. Ikindi kandi umukunzi wawe ashobora kugukorera cyangwa se ikintu ashobora gukora kigatuma aguca inyuma ni ukumubeshya cyane. Kubeshya ni kimwe mu bintu bibi cyane bituma urukundo rusenyuka, kandi iyo unarebye ingo nyinshi zishwana usanga biterwa n'uko usanga babeshyana. Ugasanga uramubwira uti I love you, ariko mu mutima wawe usa nk'unamubwira uti I hate you, cyangwa se ukaba uvuga uti ndamukunda ariko ndamubwira ko mukunda ariko ntabwo mukunda, cyangwa se ndabimubwira kugira ngo abashe kuba yankunda kugira ngo nzagire icyo mukuraho, ayo mafaranga se cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ugasanga rero uhitamo kumubeshya kugira ngo ubashe kugira icyo umukuraho. Ni benshi rero usanga bakundana n'abasore, ugasanga wahoze umubeshya ko mukundana, wamukundiye amafaranga. Amafaranga rero yagiye niho usanga urukundo rwanyu rugiye, ugasanga bindi abantu bimajinaga cyangwa se babonaga ko ari urukundo, kumbi yari urukundo rw'amafaranga, ntabwo yari urukundo ruvuye ku mutima. Ikindi kandi gituma umukunzi wawe aguca inyuma ni ukutamwumva. Kuganira ni kimwe mu bintu bituma urukundo rukomera, kandi kumva umukunzi wawe ni kimwe mu bintu bituma urukundo rukomera kurusha uko rumeze, ko rwaba rumeze haba ubungubu cyangwa se uko byari bimeze. Igerageze rero umwumva, arakubwira uti ibi bintu simbikunda cyangwa se ibi bintu ndabikunda cyangwa se numva twabikora utya. Kuba ari umugore agomba kumvwa, ntabwo ari ikitumbwa. Igerageza rero umwumve kugira ngo ibintu byose bibashe kuba byarya ku murongo.
Ikintu cya nyuma ushobora gukorera umukunzi wawe kigatuma aguca inyuma ni ukutereka Imana urukundo rwanyu. Imana niyo igena byose kandi niyo izi uko buri kimwe cyose kizagenda. Rero iyo uteretse urukundo rwanyu Imana yanyu, Imana yitabirimo nyine ntabwo bikomera. Niyo mpamvu urukundo rwanyu rutaramba, ntabwo bimwe muri bino bintu wabikurikije cyane cyane nko kubyereka Imana. Jya ugaragaza rero ikintu cyose ugiye gukora ucyereka Imana, nzi ko Imana buri kimwe cyose gishoboye kandi izakigufashamo. Nibyo uyu munsi nabateguriye mbereka ibintu ushobora gukorera umukunzi wawe bigatuma aguca inyuma, cyangwa se kimwe mu bintu bituma umukunzi wawe aguca inyuma. Njye abateguriye kino kiganiro nitwa Aime, wakoze kureba ino video.